Aya ni amakuru mu kinyarwanda mugiye kugezwaho na Mbonabiza, akaba umunyamakuru ndetse akaba n'umukomediye, akaba yitwa Ngurugunzu Comedy. Ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yasuraga abaturage mu ntara y'Iburengerazuba aho bahuye n'ibiza. Abaturage bakimara kubona nyakubahwa aje, akanyamuneza kabaye kenshi n'amashyi menshi cyane, bagira bati Imana y'u Rwanda iraje. Ubwo abandi aho bari bari hirya no hino ku isi nabo ishyari riba ryabafashe. Ese kuki mutagaragara mu bikorwa byiza ko mufasha abandi bahuye n'ibyago, ahubwo mukavugira mu matamatama? Reka mbareke nivugire ibyiza by'i Rwanda. Nuko abaturage bakomeje kwishima, akanyamuneza karabasanga kuko bari babonye umucunguzi ubacungura ibihe byose, dore ko muri korona yatubaye hafi, nanjye nikuyemo. Byari ibirori, byari byiza cyane, niko kugira ati nimuhumure rwose ndahari, kandi tuzabaha buri kimwe cyose uko muzagikenera, kandi tuzabafasha no kubaka. Abana baziga neza, basubire ku mashuri, amavuriro yose tuzayubaka, imihanda twongere tuyubake, kuko natwe twarakoze cyane kandi namwe mwarakoze. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Nuko abaturage benshi cyane bari bitabiriye ibyo birori, nabo basubiza bagira ati urakarama kandi uragahora ku ngoma. Imana yo mu ijuru igira iti uwakoze neza azagororerwa, kandi uwakoze neza azahabwa amashimwe. Nta kuntu atashimirwa rwose, kubera ko ibikorwa akora ni intangarugero. Nta n'undi wigeze abikora ngo ajye ajya imbere y'abaturage yumva ibibazo byabo. Yari akwiye igikombe, ariko iyo twebwe ntimwabona icyo mumuhaye, Imana yo mu ijuru izamwihembera. Ayo niyo makuru nabagezagaho, nitwa Mbonabiza Ngurugunzu Comedy.